arabimbuza ashyiraho inkoni nyinshi cyane muri icyo gihe imyaka 10 nkubitwa inkoni zibabaje kubera ko n'agakiza kanduhuye mu mutima mwumva ndaruhutse umva sinakarekura ahubwo ndavuga ni ibi bintu nzarinda mbigwamo ntabwo nzabivamo ikiza nuko nabipfiramo kuko inyuma narababaraga ariko imbere nkumva ni ibirori. Haleluya haleluya. Iyo myaka nayimaze 10 nkubitwa inkoni nyinshi cyane zirimo n'inzara zirimo n'ubukene. Nyine ahantu hari inzara murumva haba hari ubukene bwinshi no kutambara n'ubutindi. Ariko ubutindi bwo naje gukurikira nsanga ubutindi atari ubukene ahubwo ubutindi bwo nasanze ari mu mutima umuntu ashobora no gutunga cyane ariko ugasanga ni umutindi ahubwo ni ubukene. Ni ubukene nabonye abatindi batunze n'amamodoka batunze ibintu ariko nareba nkabona ni umutindi. Ibintu by'ubutindi ntabwo ari ubukene cyane ahubwo hari ubukene hari n'ubutindi. Iyo myaka nayimaze mu bukene bw'umubabaro utandukanye. Hanyuma mfite ubundi buhamya bw'uburyo nageragerejwe mu murimo maze kuba umubwiriza butumwa. Nabwo ndageragezwa ku rwego rukomeye. Aho rero hose ni ibihe binini kugeza ubwo n'ubu ngubu nshoje ivuga butumwa ndubuhamya ariko nubyumva ngo ubuhamya niwumve ngo uretse ko umuntu abana n'Imana ariko ni ibintu biba bibabaje mukunda abantu batanga ubuhamya ariko bababwira ngo mwebwe mujye kubushaka. Hari abatabyemera ubuhamya kujya umuntu abona ubuhamya arababara cyane. Nagira ngo rero dusome ijambo ry'Imana dushingireho mbabwira ubuhamya buke ku minota mikeya mfite, ariko Imana nabonye ko kuyubaha biyinezeza kandi Imana yakugerageza unayubaha, yakwemera kugeragezwa inagukunda. Soma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Esiteri ibice byaho 9, somere umurongo waho wa mbere n'umurongo wa 2. Ibice 9 mu gitabo cya Esiteri umurongo wa mbere n'uwa 2. Undi aze kudusomera Imigani 18 umurongo wa 17 matuganire twumva n'ubuhamya mu izina rya Yesu. Ashaka umuntu usomera yego igitabo cya Esiteri igice cya 9 turahera ku murongo wa 1 dusomere umurongo wa 2. Abayuda bica abanzi babo. Sibwo ni bari gusomera muri mikorora ngwino usomere muri mikorofone. Narimenyereye ko mikorona bavuga reka dusome mu izina rya Yesu. Twari dushoje n'umutwe w'amagambo ariko umutwe w'amagambo ari ku murongo wa mbere ku gice cya 9 haravuze ngo ku munsi wa 13 w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, itegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiriraho ububasha, ariko birahinduka Abayuda baba ari bo bagira ububasha ku banzi babo. Murongo wa 2. Nuko Abayuda bateranira mu midugudu yabo mu bihugu by'umwami Ahasiwerusi byose ngo bafate abashakaga kubagirira nabi. Nta muntu wabashaga kubabuza kuko amahanga yose yari yabatinye. Tuvuge ngo amen. Amen. Soma Imigani 8:17. Reka dushake igitabo cy'Imigani 8 yego umurongo wa 17. Reka dusome mu izina rya Yesu. Igitabo cy'Imigani ibice 8 umurongo wa 17 haravuze ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Amen. Imana imuhe imigisha myinshi cyane mu izina rya Yesu Kristo.
iri jambo dusomye mu gitabo cya Esiteri, abarokore aya ni amagambo tuzi cyane kandi dukunda kandi dufashirizwamo. Iyo twayasomye tukayatangira, nk'abantu bakunda kuza gusenga bo barayazi cyane, ariko aha dusomye ku bice 9, icyo havuze ni ku Bayuda, kandi hirya aho bituruka murabizi ko aba Bayuda byahindutse kuri uyu murongo dusomye. Ijambo riratubwiye ngo ni umunsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ndetse ububasha bwari bwarageze mu biganza by'abanzi babo. Abayuda bari abantu bubaha Imana kandi basenga Imana. Imana ijya idufasha dusenga Imana tunayubaha, nibwo biryoha. Iyo dusenze Imana tuyubaha, kuko Imana ikunda abantu bayubaha, kandi kubaha Imana ni ukwanga ibyaha. Kubaha Imana ni ukugerageza kurwana n'ibyaha umuntu akanabitsinda. Kwari igihe umuntu arwana nabyo ariko ntanabitsinde bikamutsinda. Ariko aba Bayuda ni abantu bubahaga Imana batayibangikanya, ni abantu bari baravuganye n'Imana, Imana bafite isezerano ry'Imana mu mitima yabo, kandi bagerageza, niba munabizi, intandaro yo kugira ngo abanzi babagireho ububasha byakomotse mu kuko Morodekayi yanze gupfukamira Hamani, ariko kwanga kuramya umuntu nk'aho yaba ari ikigirwamana imbere. Abayuda bubahaga Imana. Haleluya, haleluya. Noneho Abayuda rero Imana yari bafiteho umugambi, yari yarirahiye ko itazabareka nubwo bahuye n'iki kigeragezo. Ariko ikigeragezo gitangira, babona Imana isa nkaho icecetse. Hari igihe mu kubaha Imana kwacu tuba mu bigeragezo tukabona Imana isa nkaho yacecetse. Hakabaho n'ubwo umuntu avuga ati ariko n'ubu bwose ibi bintu ko nta kintu Imana ibivugaho, ko yahoze nabivugaho ikaba yaracecetse, ubundi ubu Imana yankoye iki? Hari umuntu wigeze kuzarambwira ati ndakwingiza njye ndabona Imana itanyumva, ndagira ngo umusengere yimbarize ikintu yamwoye, kubera ibigeragezo byari bimuriye. Kutavuga ntabwo Imana ikwanga. Abantu Imana ikunda, abantu Imana bayubaha, abantu Imana yemera barageragezwa, barangwa n'ibigeragezo. Nicyo nabonye, barangwa n'ibigeragezo. Mwitangira barageragezwa ukagira ngo nta nubwo Imana yabibonye. Abayuda ngo abanzi babo bari bamaze kubagiraho ububasha ku rwego umunsi wo kwica Abayuda no kubatsembatsemba abanzi babo, buri wese yari afite igikoresho azakoresha yica Umuyuda. Ku rwego abantu babakinaga ku mubyimba bavuga bati itariki itinze kugira ngo mwereke. Umuntu yahura n'Umuyuda akavuga ati ngewe inkota narayicanye kandi muri mu maboko yacu n'umwami yarabisinyiye. Mwebwe muri abantu inkota zacu bitinze kugira ngo inkota zacu zinywe amaraso. Umuyuda nta kintu yari afite cyo kongeraho, bari bategereje uwo munsi bafite ubwoba, ariko igihe ngo kigeze bafata icyemezo, sindi buhatinde cyane murahazi, cyo gusenga Imana. Ari ibintu twaje gukora, ari ibintu twahisemo. Ubundi nubona ibintu byose byanze, ujye umanika amaboko winjire mu gusenga Imana kandi uyubaha. Kuyubaha dushobora gusenga turi benshi, ariko ugasanga 80% kubaha Imana ntibabikozwa kandi basenga. Ariko mujye mwubaha Imana, kandi kubaha Imana biranababaza. Niyo mpamvu binanira abantu, birababaza, birashaje. Nakunze kubwira abantu nkabwira ngewe gukizwa mbona bitaryoha. Hano rero ubwo ngubwo ugiye kuvuga uti kwa Jina isuka bitaryoha tukaba tubikora n'iki? Gukizwa ntabwo biryoha, kandi gukora ibyaha ntabwo bibiha. Muranyaha, ariko nimuza kumva icyo mvuze murangaruke. Ibi bintu byombi uko ari bibiri, gukizwa haryoha ingaruka yacu, ariko ubwabyo ntabwo biryoha.
haryoha ingaruka yayo, ariko ubwabyo n'ibiryoho. Hanyuma gukora ibyaha habiha ingaruka, ariko gukora ibyaha ntabwo bibiha. Ikibiha n'ingaruka kuri ibi bintu byombi, ikibiha n'ingaruka, ikiryoha n'ingaruka. Gukizwa birabishye, birabishye. Impamvu bibishye, Moridekayi iyo yemera agapfukamira Hamani, ntabwo urugamba ruba rwararingiye ruhagarika imitima Abayuda bose 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 ngo Imana ibatabare imitima yenda kubasohoka. Ariko ikintu cyaje kuba ryohera ni ingaruka. Haleluya! Impamvu gukizwa binanira abantu birabiha, bibihira umuntu wambaye inyama n'amaraso, bibuza uburenganzira umubiri, bibuza uburenganzira umuntu, bibangamira umubiri ku rwego wumva bishaririye. Kandi dufashe tubashishe gukizwa, tuzarye ku ngaruka zo gukizwa neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Umunsi rero uragera nabo bavuga ati dusenge. Natwe iyo dusenga turavuga ngo reka dusenge nitugira Nyagasani azadutabara. Ariko hadigiye umuntu aba harimo amara bavuga ati shaga abamarwa nabo bari pari hazana. Umuntu agashora dusenga tubona nta nzira, dusenga tubona nta gacu. Bayumva ngo binjira mu masengesho, niyo usengeza hatwasomye inkota zo kubica zibitse. Umuntu wese yacyazaga ikintu yumva ashaka abanzi babo. Umuntu akavuga ati ngiye nzamukubita inshoka, uwacyaje inshoka akavuga ati ngiye n'ishoka nkaryama. Uwacyaje icumu akavuga ati ngiye nzamududubiza icumu. Ndetse ufite gahunda yo kuvuga ati ngewe nzabanza ryamane na bariya bagore kubera ko nta maboko yo kubarengera yari ahari, ntayo abantu babona. Dufashe cyane, Imana ishimwe ko nubwo abantu batabona amaboko yo kuturengera, ariko ameze atya. Ayowe ntabwo abantu bayabona, ariko kubaha Imana birayineze. Abantu nibayabona ariko arahari. Abayuda bagira abagore beza, ntabwo nazamwica ntaryamanye na mukantuza zizaba. Buri muntu wese bapanga imipango bashyira hariya, ariko Bibiliya yatubwiye ngo itegeko ry'umwami ryenda gusohora. Umwami yari yararisinye, Hamani ari aho yidegembya. Muzi ahantu byanyuze hose murahazi. Ryenda gusohora nabo biyakiriye. Ariko hari intumwa bari baratumyeyo, hari intumwa bari baratumyeyo yitwa amasengesho. Imana ishimwe, batumye intumwa yitwa amasengesho. Ibintu nibikunanira ukaba gutangira ahantu ujye upfunyika amasengesho, uyapfunyike uyatumeyo, uyatumeyo, azagarukana igisubizo cyiza. Imana ibahe ko mwaje mu masengesho. Haleluya! Imana ibahe ko mwaje gusenga. Amina. Kumba Abayuda bari barabitse amasengesho, murabizi ukuntu byagenze. Kubera iminota mike sinagiyeyo, ibitari gukunda amasengesho atuma bikunda. Ibitari kuva amasengesho yabasha guhindura ibintu byari hasi bikajya hejuru. Kwehindura ibyo kwa gonza, ndashaka kujyana irukara, ndashaka kujyana gusinda ku insengero zaho zose zirafunze gonza. Usubize gonza we, iburasirazuba hose zirakinze, twahuye n'akaga. Ndashaka kujyanayo rwose n'ibitagira ibindi uvuga, uhagarare gusa mbabwire uyu ni gonza mushishoze. Niyo wahagarara gusa byavuga ubutumwa. Yari umuntu wa kenene uri aho utasobanura ibye. Ni umusaza, ni umukecuru, se Mana y'u Rwanda.
Amen. Umuntu yari mu gihe cyo gusenga Imana ishimwe. Umuntu yari mu gihe cyo gusenga abantu baramureba bakabona ibyo bisobanura. Bashobora no kwita umutambutwe, bashobora kuvuga ati nta bindi bintu ushoboye nyine rindagira. Ubundi bigaragara umuntu agarutse ariko iyo agenda biba bisobanura. Ngo Abayuda amasengesho barayabitse yaragenda akora imirimo bisoza ngo buri buke mu gitondo nabo biyakira. Iri terano turifitemo abantu biyakira, ariko namwe abasenze Imana nimuhumure, butaracya nimuhumure. Yemwe abantu basenga Imana bayubaha, butaracya nimuhumure. Ngo buraye itegeko ry'umwami ryarasinywe, itegeko rikomeye ry'umwami yarasinye, aravuga ati abo ngabo nibarangire. Ariko mu ijuru hari undi mwami uvuga ati iryo ryo ndarisinyura, ati iryo ryo ndarisinyura turebe imbwa n'umugabo bakurikiye Imana iryoshye, bakurikiye Imana iryoshye. Nasomye ijambo rirambwira ngo tugenda nk'abantu ariko ntiturwana nk'abantu. Ijambo ryarambwiye ngo intwaro zacu zigira imbaraga, zisikamanywa, zizima, zigira imbaraga. Intwaro z'abasenga bubaha Imana ntiziturika ngo abantu babyumve, ntabwo zirambika imirambo aha ngaha ngo zice igikuba. Yakiriye mama. Ndagira ngo niba usenga Imana yubaha uhumure. Bibiliya yatubwiye ngo bihita bihinduka bitunguranye. Abadusuzuguranye Imana, abadutukanye Imana, abatugayanye Imana, hano baratuvuze batuvugana Imana we, hano baratwandagaje twubaha Imana nta byaha dukora, ariko ngo birahinduka. Ngo Abayuda ibyo bintu urabyumva, birahinduka bwa bubasha bwari mu biganza by'abanzi babo. Ngo birahinduka. Amina. Abayuda barimo bagira ububasha ku banzi. Barokore. Namaramaje mukitoza kubaha Imana. Ndagira ngo Imana ibahumurize inyuze muri njye. Siko bizaba kubategereza umutima. Nta n'umwe kandi nibe uzakorwa n'isoni, nta bihari we nawe. Nta n'umwe uzaseba. Nubwo mubona ibisebyo byo guseba mu biriho muri yacu kubibyara. Ndagira ngo babwire n'ibyo bise mwenda kubyara byo guseba. Mubona muraye muri bubyara. Imana irahindura bizava. Isome ntabwo zizavuka, siko bizaba. Hari ibise byo guseba bigukubita n'abanzi bawe bakabibona. Bakabona kuri kunda rwose. Bakabona kuri kubisigise kikagukubita bakavuga ati noneho harajya he. Nawe ukavuga uti byanga bikuru. Nzi yuko hari umuntu umwe warayambwira ati ko Imana yambwiye ko ntazakorwa n'isoni, nkaba ndeba byarangiye neza. Ndamubwira ntabwo biri burengeho, ntibirengaho, ahubwo Imana iraje ibigarura inyuma. Humura ntabwo uzakorwa n'isoni. Nta murage wo gukorwa n'isoni ku bantu bibashya Imana mu nzira zirenga igihumbi Imana ifite, ngo bagire ububasha ku banzi babo. Bamaze kubageraho ububasha, yewe data we, wa mwami wari wasinye ngo Abayuda bicwe hatabuze n'umwe, niwe wongeye arasinya, aravuga ngo noneho Abayuda nabo ari bo bica bashakaga kubica. Ariko Mana yanjye we, akiri imbaraga zo guhindukirana ibyashakaga kukwica, ubihindukirane uri kumwe n'Imana yawe. Data wa twese nahimbaza. Umuntu agasimba bita imbwa n'imbwebwe ngo byari biri mu nzira bigenda. Noneho imbwebwe, buriya imbwa ifite shebuja. Imbwebwe kubera ari imbwa yo mu ishyamba nta shebuja igira.
bukeye birahura, ariko imbwa ikajya ijyana na shebuja guhiga ngo yavumbura imbwebwe. Imbwa ubundi mbwebwe iruta imbwa ubunini, imbwa z'imihigi ntabwo ziba ari nini. Imbwa ngo ikirukankana imbwebwe ku rwego, imbwebwe yenda guca umutima, bukeye ngo bihura biri byonyine. Imbwebwe ngo irayibaza itari biri byonyine. Noneho imbwa ngo ibaza imbwebwe itari ko mbona uri munini nkaba nkurusha imbaraga, ikintu gituma nkwirukankana nkabona ndaguhabije, nkabona umutima urenda gucika, nikiye buriya ko mbandanye nkabona uri umuntu w'umugabo cyane no kumbundikira wambundikira nkaherana. Imbwebwe ngo irayisubiza iti ikintu gituma unyirukankana nk'iyo ntugire ngo ni wowe, ikintu kibitera komera komera ibiri inyuma yawe, komera komera kuko umuhigi yavumbura Imana yanjye. Mukomere 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 barokorewe, Imana yanjye iravuze ngo mukomere mukomere. Komera murokorewe, komera we wubaha Imana. Buriya ubundi iyo umuhigi avumbuye imbwa ikirukanka nabo bari muri gafate gafate gafate, komera komera simba simba we, komera sha, maze simba nayo ikiyongeramo imbaraga. Imbwebwe irayibwira iti nta kindi kikumfasha, ni komera komera ibiri inyuma yawe, buryo iyo idaharisha natwe. Ndashima Imana ko dufite komera 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 komera, niyo itumye uriho. Ubundi no komera komera mwana wanjye, komera ndakuzi, nicyo kitubeshejeho. Haleluya haleluya. Ngo umwami niwe wongeye ngo aravuga ngo izi nzandiko nibihinduke ububasha bujye mu Bayuda, kuko